igitondo cyiza mwese nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Bahati Official. Amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko mumeze neza mwese nshuti zanjye ziri hirya no hino, amahanga, mu Rwanda, rwose ndabashuje mu izina rya Yesu. Ni ukuri Uwiteka bamera umugisha. Njye mukurikiye ni njye Bahati Augustin, muzi ku izina Bahati Official. Nkaba ndi umusore ukunda Imana, nkunda kuvugira Imana. Nkaba nanabashimira rwose kubw'umuhate n'umurava mukomeje kunyereka, kubw'urukundo mukomeje kunyereka rwose, kushyigikira muri muzika. Rwose muze dufatanye dushyigikire gospel, rwose turamye duhimbaze uyu mwami wacu kuko arakomeye kandi arashoboye, ni umunyembaraga. Nkaba ndi umusore ushima Imana, nkaba nkunda Imana.